Wowe nyine bahitagamo bagatunga urutoki ntago uri wacu. Ni njye nyine barutungaga. Natotezwaga n'ababyeyi bambyara, nkatotezwa n'abana tuvukana, none n'abantu ku musozi bakantoteza. Impamvu bantotezaga rero hari umusokuru wacu mu muryango wakundaga kwiba cyane. Ubwo rero bavuga ko ari we dusa kubera ko nta muntu wajyaga mucira kari ubutega, aho nciye hose bati igisana runaka ni icya runaka. Ni ibyo ngibyo. Wakuriye muri ubwo buzima ubwo biriho ko ari nabyo byakuviriyemo kuhava cyangwa havuye ari uko wabwiye ati sohoka? Ni ukuvuga ngo papa iyo yankubitaga sinabyaye. Rero nta twahimbirwaga iminsi 15. Ngiye mu minsi 15 nibwo nasanze umugore yibanira n'abandi bagabo. Ubwo icyo gihe aramusize igitaramo nje gushaka amafaranga. Musigiye umwana umwe. Ngeze musangana n'undi mugabo. Ariko yari umusore sibyo ko yari umukire. Urebye yamushukishaga ibintu yari afite. Ngeze rero turongera turiyunga uwo munsi twaratanye. Tugarukanye rero cyo kurandashima Imana ko atanyanduje sida, ariko yaje kunyanduza uburwayi kubw'amahirwe burakira. Yaje kunyanduza uburwayi bumerera nabi cyane kubera aho yacaga abagabo yabahoragamo n'ibindi. Naburwaye ku gitsina ntabwo njya ntinya kubuvuga. Igitsina kiragenda kiracikagurika inyama zinagana, wajya kubona hatutubikanye nk'agaheri nka gutya agahita habura. Noneho nivuza muri ivuriro ry'Ababikira ribi Kabuga, uburwayi bwanga gukira, ngura imiti muri farumasi, abantu bakantera inkunga ngo ngure nshaka imiti ikamura, ibintu biranga. Ku munota wa nyuma rero nibwo muganga yambwiye ngo n'uburwayi nanduye, ngo nyuma bubyara kanseri. Nizere ko mwese mumeze neza, mwese mudukurikiye kuri Legacy TV, muri kumwe nanjye Albina Sene. Behind the camera dufite Miguel, aha duherereye ni Ibatsinda, ahantu kure cyane, abahazi murabizi ko bitoroshye kuhagera, ariko mba nafashe umwanya wanjye kugira ngo ntembere hirya no hino, menye abantu babayeho bate, ibibazo bafite, ese byakemurwa, ese hari n'igitekerezo cyo kuba byahinduka ubuzima bwabo bugahinduka. Byose ni kuri Legacy TV. Uyu munsi tukaba twasuye umupapa utari mukuru cyane, akaba ari umupapa utari mu buzima bwiza na gato, kuko abana n'umwana we, abandi babiri be yarafite barapfuye cyangwa bitabye Imana. Akaba abayeho mu buryo butoroshye kuko aherutse kubura umugore we mu buryo butunguranye, aho uwo mugore bamuhanuriye ngo uyu siwe mugabo wawe w'ikinyejana cy'iki gihe, ariko ubu abayeho wenyine. Ni ibintu bitoroshye. Byose ni kuri Legacy TV. Nimba ushaka kubikurikirana kanda kuri like, subscribe, comment, byose umenye iyo nkuru, umenye nimba hari igisubizo wayibonera, nimba hari n'igitekerezo, nimba wanamusengera. Byose ni kuri Legacy TV. Be all in or be nothing at all. Mwese ikaze kuri Legacy TV. Umupapa nababwiraga ari ibumoso bwanjye, yatangira atwibwira. Mwiriwe neza papa? Muraho neza. Yego, makuru ni meza. Yego, mwitwa bande? Nitwa Yanyanduje Jean Pierre. Yanyanduje Jean Pierre. Nanjye nitwa Albina. Yego. Hanyuma hari ikintu nshaka kumenya cy'amatsiko, kugira ngo ujye kutwandikira dusaba kuba twakugeraho, nimero wayikuye, wabyatangiye gute, byavuye? Busanzwe kubera ko nkunda gusenga, nigeze kujya gusengera mu Bugesera muri ADPR ahantu bita Maranyundo. Masanga umusore yaje gutanga ubuhamya witwa Regis, avuga ko yakoze impanuka hanutse mu giti. Icyo gihe yavuze no mu rusengero avuga ko ngo ari kwitegura gukoresha ubukwe. Nyuma yaho rero nagiye kubona mwamusuye ari kumwe n'umugore, mbona ibiganiro mugiranye, numva nkunze ibiganiro byanyu cyane. Ubwo ni kuri internet? Uwo musore mwe musanzwe muziranye? Ntabwo twari tuziranye, namubonye mu rusengero, ariko mbonye ko Imana yamukoreye ubukwe, umwana musuye, mpita mbona ko nta hantu kuri Imana itakura umuntu, nta n'ahantu kuri Imana itamugeza. Ndabyumva. Hanyuma mu butumwa watwohereje n'abadukurikiye kugira babimenye kurushaho, tugiye ku ntego yatuzanye uyu munsi, hari ahantu uvuga uti hari ubuzima butoroshye naciyemo, ntago tuzi ngo ni ryari ubwo ubuzima buciyemo. Ese ubwo buzima bumeze gute? Ese aya makuru agenda avugwa niyo koko? Ayo niyumviye umbwira bimeze gute? Ubuzima naciyemo buri mu bice bibiri.
igice kimwe ni mu miryango navukiyemo nkisanga bavuga ko ntari umwana waho bakanyirukana ndi umwana na n'ubu ngubu bakaba batanyemera. Wanganaga gute? Namenye ubwenge nko mu myaka 6 babimbwira, noneho kubera kuntoteza banyirukanye mfite ngeze mu myaka 12 hagati na 16 ntabwo nyibuka neza. Navuye mu rugo 2004 nkaba naravutse 1988. Ubwo icyo gihe wabagahe umenya ubwenge wabagagana? Menya ubwenge nabaga mu rugo kubera ko nari ndi umwana, naratotezwa kubera ko nari ndi umwana ntashoboye ntafite aho najya. Ubwo buzima bwose mbukuriramo. Ubwo aho nagana he? Ni Kigali, ni mu ntara? Mvuka mu ntara y'Amajyaruguru, akarere ka Burera, umurenge wa Nemba, akagari ka Rushara, umudugudu wa Cyave. Ariko Nemba ziratandukanye, hari Nemba ya Gakenke, njye rero ntabwo ari Nemba ya Gakenke, ni Nemba y'umurenge uri muri Burera. Hahoze ari komine Nyamugari. Naho ngaho mvuka. Ni ukuvuga ngo naho wakuze ubana n'ababyeyi bombi, ubwo yari umugabo n'umugore? Yego. Habaga abandi bana se? Mvuka mu bana 8. Ni wowe wenyine bahitagamo bagatunga urutoki ati ntabwo uri uwacu? Ni njye njyenyine barutungaga. Natotezwaga n'ababyeyi bambyara, nkatotezwa n'abana tuvukana, none n'abantu ku musozi bakantoteza. Impamvu bantotezaga rero, hari umusokuru wacu wo mu muryango wakundaga kwiba cyane. Ubwo rero bavuga ko ari we dusa, kubera ko nta muntu wajyaga mucira kari urutega, aho nciye hose batigisa na runaka ni icya runaka. Ni ibyo ngibyo. Wakuriye muri ubwo buzima ubwo biriho ko ari nabyo byakuviriyemo kuhava, cyangwa havuye ari uko wabwiye ati sohoka? Ni ukuvuga ngo papa iyo yankubitaga sinabyaye, akankubita nk'umwana utari mbese urabona n'uru rwaro urebye urabona ko rutameze nk'uru urabona yarankubise ururwaro runacikamo 2. Unagenze neza mfite n'udukuvu hano, iyo nkubitaga yafataga umutwe akawudunda hasi nk'uri gutunda baro, amaraso akavirirana. Ngo rero yarantutezaga n'abana bankuriye nabo bankubitaga nk'umwana tutavukana. Noneho n'abatoya nabo bari barabibatoje, nabo barabincyuriraga. Bakajya bagukubita bose ubwo baguhuriraga, mbese n'umuryango wose waguhuriraga? Wampuriragaho. Bakakubwira ko uri uwande rero nimba utari uwawe? Uwo mugabo yitwa Gahungu, uwo sokuru wacu w'umuryango bavuga ko ndi uwa Gahungu. Uwo bavuga ko ari grandpere wawe? Bakumva ko ari wakubyaye akagusiga? Bakavuga ko ari wambyaye. None rero kubera ko n'abantu ku musozi bavuga ko dusa, nabo barantotezaga. Ubwo rero nubwo buzima nakuremo mu muryango, kuko mvuka mu muryango wifashije, ariko kuva mu bwana ntabwo nzi ukuntu umuntu ateta ku babyeyi, nta nubwo nzi ukuntu umuntu agirana urugwiro n'abavandimwe, kuko akenshi na kenshi mu myaka 6 ho wenda bankozaga ibyo bashaka, none ngeze nko mu myaka 8-10, ho akenshi na kenshi wasangaga naraye mu binani. Binani ni biki? Mu bihuru, mu bisambu. Nka kumwe wumva mu mujyi wa Kigali ngo umuntu ni marine ngo arara mu biraro, mu cyaro rero nta biraro umuntu yararamo, ni mu bisambu cyase mu mashyamba. Ubundi abantu bakanturagura bakagenda bakangaburira, nkatungwa n'abaturage. Ariko nabwo papa yabimenya nyine, kuko yari umuntu batenyaga cyane, bakavuga bati bakangabura, bagahita bavuga bati rero genda agiye kurushaka iyo kurara, isuka atazagudutsinda mu maso. Ubwo nubwo buzima nakuriyemo. Mu rugo rero akenshi na kenshi hari n'inka n'ihene nakundaga no kuragira. Ariko papa yari n'umutayeri, ariko wasanga ndi kuragira mu rugo hari ibiryo, ariko ugasanga nambara nk'urukabutura mbese rwacitse mu kibuno imbere n'inyuma, ari nk'umurimbo, nta mwenda muzima ngira. Hanyuma se ubwo muri icyo gihe cyose nkurikije uko bimeze, ntiwigeze unagira n'amahirwe yo kujya mu ishuri? Amahirwe yo kujya mu ishuri narayageze, ariko ntibyampira, kandi ubwenge nari mbufite barantangije, kubera ko hari igihe abayobozi bageraga igihe bagakora umukoro wo guhiga abana batiga, ababyeyi bakajya gusobanura. Barantangije, ariko ngeze mu ishuri ntibajye bangurira amakayi, ntibangure n'inifomu. Noneho mu cyaro hari udusimba bita ifuku tujya mu bijumba. Ifuku imwe yari 100, icyo gihe hari hakiri inote z'100. Narayitegaga ifuku imwe ari 100. Amafaranga y'ishuri ku gihembwe yari amafaranga 300, nakwica nk'ifuku 3 bakampa 300, ubwo nkayatanga, ni nayo naguragamo amakayi. Ukabona kujya kwiga? Kugira ngo rero ngure inifomu ho
nk'iyo twabaga tugeze mu mpeshyi iwacu babyita ngo ni muki. Naragiraga amatungo y'iwacu ndi guhumba nk'aho basara ibishyimbo nazagwiza nka mironko nk'icumi bakazabanjyanira ku isoko bakanguramo igitambaro cya kaki nacyo kidafashije nacyo kugira ngo azakidude byabaga ari ikibazo adashaka kubikora byose. Hanyuma nta na rimwe wigeze ubabara mu buryo kuko urumva warahakuriye ugeze no mu myaka 10 umwana w'imyaka 10 watangiye kugira akenge sinavuga ngo n'ubwenge cyane aba ari umwana ariko akaba yagenda agatabaza ati hari ameze nabi hari yasimfashwe neza wigeze ubigerageza cyangwa byose byahuraga no kuba bahitaga bagukanga ati ntugire icyo uvuga guma gutyo? Barankangaga noneho mu icyo gihe navuye mu rugo nyuma yaho naje gusubirayo ngeze gusubirayo mvire ntiwenda bazahinduka nari maze nk'imyaka 2 naragiye muri za Rwamagana aho bita Karengeri yomba ngezeyo rero ngeze ku muryango banyirukanira mu marembo baravuga ngo ko wadusize niko tukiri ntago twahindutse. Mw'ibyo bihe rero ho kubera n'intangiye guca akenge twagiye turegana tukaburana mu midugudu noneho rero imiryango y'iwacu ukuntu imeze usanga ari nk'abantu bakihatuye kuko abantu baho batangiye kwimuka ubu ngubu nta bantu wenda baba baravuye ahandi ngo bimukireyo ugasanga ni nk'umuryango umwe utuye ku musozi uharegera nk'umukuru w'umudugudu wenda akaba ari wo mu muryango ubwo rero ibintu bakabirangiriza gutyo bakavuga ngo barabunze bahagera mu rugo noneho urugamba rugakomera kurushaho kubera ko noneho babivuze twaraburanye tugarukira mu mudugudu niho ntigeze ndenga mbona ntazabishobora mpita ngenda. Ubwo wavuye aho ngaho uzi ni Kigali? Nabanje kugirwa amagana muri Karenge kubera ko nari nkiri umwana nkora y'akazi ko mu rugo bikarananira nkorera icyatanu ku kwezi nigwa mpinga ntabwo nari nagashoboye kumenya ibyo guhinga neza ubundi nkajya nkorera ibiryo nkakora nk'umuntu kugira ngo ampe ibiryo ibyo birananira ngeze njya mu mutara njya kuragira inka mu ishyamba nabyo birananira navuyeyo igihe bendaga bari bagiye gufata amarangamuntu bwa mbere ubwo noneho rero nabwo ndongera nsubira iwacu kugira ngo mpave noneho bwa nyuma mpazinutswe ni umunsi bari bateguye papa yaragiye kunkorera ubugome yapanze kumena peteroli mu gutwi iyo umuntu ayimennye mu gutwi k'umuntu ngo ahita apfa. Icyo gihe rero nabyo twarabiburanye. Wabimenye ute ko ari bubikore? Ni mushiki wanjye mutoya ariko ubu yabaye umugore. Icyo gihe kari kakiri gatoya kari nko mu myaka hafi nk'icumi niwe wabivuze abivuze rero turabiburana twabiburanye mu muryango nabwo baratwunga ariko sogokuru wacu nanone wundi utari wa wundi wo mu muryango niwe wampaye 1000 arambwira ati genda uve hano utazatugwa mu maso. 1000 cy'icyo gihe rero cyari cyinshi nibwo nafashe kinerekera Kigali ntanahazi naje igihe umunsi baciye amashashe mu mujyi wa Kigali ari ubwa mbere nibwo namanutse mvuyeyo ngenda ngo rero birakomeza gutyo ndagenda mbiyo. Ubwo ari nko muri 2000 hari muri 2000 ra nuko wenda nsa nkaho nagiye wenda mbicukiranya ibyo byose byabaye byo guhagurukayo nahagurutseho 2004 kw'ibyo mpunga nibwo nagiye. Yego urujino i Kigali. Noneho rero bankura nyuma yaho nazengurutse birangira ngeze muri Kigali. Nyuma yaho rero baha abandi bana bose 8 njye 8 barawunyima bavuga ko batazampa 8 ko batambyaye. Bigeze aho rero nyuma yaho nabo batangira kujya basubiranamo bakaryana ubwabo havuka imvururu zo kuvuga zo kumva ko nanjye bagomba kumpa 8. Ndagenda papa makantu katagura n'ibihumbi 200 muha inzoga y'abagabo nyimuha hari umukuru w'umudugudu hari n'abaturage ariko ntitwakorana inyandiko. Ejo bundi rero 2020 mu kwezi kwa 8 nibwo yongeye kuhanya akavuga ko ntigeze ambaza inyandiko ndayibura ariko nta nyandiko yarutaga abantu cyangwa se umukuru w'umudugudu ni bya bindi nakubwiye by'ikiryango nyine bose barabihakanye ndeba kurega mburana ahantu n'ubundi hatazankiza ndabyihorera arongera arahafata ahasaturamo 1/2 aravuga ngo yari yarantumye inzoga y'abagabo. Ako kantu rero niko yampaye nako katagize icyo kamara. Ngo rero ngenda ubwo ngubwo na n'uyu munsi ntabwo anyiyumvamo nk'umwana we
niyo wenda nabonye nk'uburyo nkabona nk'itike nkajyayo ndara mu gasozi mu baturanyi nimwo ndara nkataha ntageze mu rugo nkarebesha amaso. Ndabyumva. Hanyuma se wowe ugeze i Kigali wigeze ushinga umuryango wari ukiri muto uko biri kose ubuzima bwagenze gute mu buryo bwihuse? Ngeze muri Kigali naragize ngeze aho ngaho ndavuga nta hari ubuzima impamvu bumvaho ndavuga nti abantu numva ko bajya gukizwa ngo wenda ibintu bigahinduka nanjye imbe ninjiye mu barokore. Ninjiye mu barokore ubuzima burandya kubera ko n'ubundi ntari nshoboye akazi nakoreraga nk'umuntu bigahita binanira. Noneho rero iby'abarokore nanone birananira ndagwanda bivamo ndabireka. Ubwo rero nyuma yaho naje kujya Gitarama mu majyepfo aho bita za Mugina mbayo ubwo niko nari ndimo nzamuka ngeze nko mu myaka 20 ntangira kujya mfata ibiraka byo guhingira abaturage. Ibiraka rero biza byo guhinga mu cyaro biza bimara ukwezi kumwe kubera ko bahita bashyiramo abakozi bagahita birangira. Inzara irahandira habaga inzara iteye ubwoba ndareba mbona ntazabivamo. Mpita njya mu baturage ntangira kubabishya ukuntu mvidura amatoilette nashizemo umuti amatoilette mabisi kubera ko hari ukuntu bubaka udutoilette bakatwubakiramo imbere nko mu gapangu niyo yaba ari nk'aya metero 2 cyangwa 3. Ubwo rero iyo kuzuye bisaba kukavidura. Ubwo rero narababeshye ngo nshyiramo umuti toilette nkajyamo nkazividura bintunga hafi nk'umwaka wose aribyo bintunze. Noneho abanenaga bageze aho nabo babuze akazi batangira nabo kubiyoboka bajyamo ari benshi batangira kubitesha agaciro nge metero none viduraga 3 batangira kugeza ku 1800. Ubwo ngewe ubwo rero mba ndahavuye nge Kabugeri ya muri Zandera mu murenge wa Ndera ubangikanye no wa Rusororo. Ubwo rero toilette uburyo nayividuraga ari mbisi nagendaga nkorosora ibintu biba biri hejuru imeze nk'ibisururu nkabimena hejuru hasi rero toilette ifite ibanga hamo hasi harimo byarafatanye bimeze nk'ibisheshe by'inka. Namaraga kubizamura rero nabijugunya hejuru akavuga ati umuti wawe nirurangiza ariko ntawo nabaga nashizemo kwari ukubeshya yarayinda kugira ngo mbeho. Sibye ndashima Imana rimwe na viduye toilette iri muri metero 10 ngeze muri metero 8 ga. Waga wamanutsemo se? Ndamanukagamo nkahagararamo. Namanukagamo nkahagaramo nageze muri metero 10 gaze yari insinzeyo ndaruka ndazengerera ku bw'amahirwe mbona mvuyemo niyo toilette mperuka nese mbereka mbivamo. Rero warumbaje ngo naje gushinga umuryango nk'ibyo bihe rero na kubera ko nari naraguye nakubwiye ko ibyo ariko narabivuyemo. Urumva umuntu atari mu itorero ntabwo yakora ubukwe mu itorero. Nashatse nakundanye n'umukobwa duhuriye mu kazi tumaze yari ikabuga oya tukiriye Gitarama. Tumaze gukundana rero twemeranya kubana tubana twishingiye tutagiye no mu murenge. Tumaze kubana rero tubyarana umwana umwe ari we uriya mwabonye. Tumaze kumubyarana nabwo bwari ubuzima bubi bukakaye. Noneho nyuma yaho umuntu aza kundangira akazi muri Gacuriro ko gukora muri Ruhurura. Rero twahimbikaga iminsi 15 ngiye mu minsi 15 nibwo nasanze umugore yibanira n'abandi bagabo. Ubwo icyo gihe aramusize Gitarama nje gushaka amafaranga musigiye umwana umwe ngeze musangana n'undi mugabo ariko yari umusore sibyo ko yari umukire. Urebye yamushukishaga ibintu yari afite. Ubwo ngubwo naje kubafata bari kumwe ansaba imbabazi kubyakira birangora. Ndamubabarira ariko nanone mpita muta aribwo naje ahikabuga navugaga. Ngezeyo rero mpita mvuga ntihari wasubira mu barokore wasanga yenda Imana iri kumpana ariko narekitse gukizwa. Rero ngeze mu barokore numva barigisha batutabara nawe ntago azababarirwa. Nibwo umugore nahise nkorera itike ndayimwoherereza nawe azambwira ati zangeso zose warunzeho nzisize Igitarama. Araza rero tubyaranye undi mwana wa kabiri w'umukobwa. Umwana wa kabiri w'umukobwa rero tumubyaye nabwo n'ubundi nari nkiri mu buzima bubi. Noneho twagira mu buzima bubi
umugore nyine tukaryana, ntampa agaciro. ntabwo yakoraga? Ntabwo yakoraga. Nicyo nageze kabuga ngira n'amahirwe nza kubona akazi k'igisekirite, bampembaga 20,000, mbona nako mu muhanda kariya nkora muri kampani iraguruni iri ishinzwe gutwara imyanda, naho bampemba 25,000. Nyuma yaho rero kaza guhagarara, kaje guhagarara rero kubera ko umugore aho mu muryango naramushatsemo, kubera ko mabukwe atanshakaga yandwanyije cyane. Mabukwe yajyaga avuga ngo ndimbwa ntacyo nzigezaho, ashaka kunyaka umukobwa we. Ubwo rero umugore natangira kumpinduka, aravuga ati burya mama yavugaga ko uri imbwa, burya yabaga yabibonye akambwira ati ko kuri imbwa. Ubwo rero kubera ko narinje mu by'abarokore, nkavuga nti ni ukwihangana nyine, ndabyihorera. Bigeze nyuma nibwo yaje kumbwira, arambwira ati rero twumvikane, ati nkurikije ubuzima uhoramo ubamo bubi budahinduka, nsazanye nawe byazambabaza. Ubwo rero nibwo umugore yantaye ajya kuba ku Muyumbu, ajya gucumbikayo, ajyana n'umwana ahetse, n'uriya aramutwara. Agezeyo akora umwuga w'uburaya. Akoze umwuga w'uburaya rero, noneho nyuma yaho ngo aza gupanga n'umusore ko bagiye kubana bagashakana, atekereza ukuntu yabana n'umugabo n'abana 2, kandi uriya yari agifite imyaka 3, bageze imyaka 8. Ubwo ngubwo nibwo yahise ampamagara, arambwira ati ndashaka ko twiyunga. Araza turiyunga, ambwira ko ashaka ko twongera kubana. Tubanye icyumweru kimwe ahita agenda ntahari, asigiga uriya mwana amuguriye irindazi, amusiga mu rugo, ajyana uwo ahetse. Amusiga mu nzu se gutyo? Yamusize mu rugo aho twabaga. Nta n'umuntu wari uhari umusigarana? Nta muntu wari uhari, amuguriye irindazi. Yari afite imyaka 3. Muri make yageraga ngo ajye gushaka n'uwo ahetse. Ubwo rero agiye rero uwo yagiye ahetse nawe ngo ararwara, arapfa. Apfuye ntiyigera ampamagara ko yapfuye ngo mbimenye njye kumushyingura. Ntiyabibwira n'umuryango wanjye, n'uwe ntiyabibwira. Bimenya hashize nk'ukwezi, nabwo mbibwiye n'abandi. Nabwo ndagenda njya kumureba, murebye, ariko nabwo ni umuntu, kubera ko nasengaga, ni umuntu umurokora yangereye inama ati rero iyo umuntu agukoreye ibintu bibi ntabwo wamwitura ibibi nawe. Ati genda umusure, kubera ko wahindutse, noneho wenda arakubwira n'impamvu n'ukuntu byagenze, impamvu atakubwiye. Ngiyeyo rero njyewe tuganiye nyine, nsanga umwana yarapfuye, naho yabaga barambwira bati yarapfuye. Noneho barambwira bati rero umugore yavuze ko nta mugabo agira, yagiye ku mudugudu bamuha icyemezo kimujyana ku kagari, bamwoheza ku murenge, bahita bamuha igipapuro kimushinguza nk'utagira umugabo, nk'utazi se w'umwana habo. Ubwo kuri yashaka gushingura uwo mwana wapfuye? Ubwo ni ubwo buryo bamushinguyemo. Ngeze rero turongera turiyunga, uwo munsi twaratanye. Tugarukanye rero cyo kuri ndashima Imana ko atanyanduje sida, ariko yaje kunyanduza uburwayi, kubw'amahirwe burakira. Yaje kunyanduza uburwayi bumerera nabi cyane, kubera aho yacaga abagabo yabahoragamo n'ibindi. Naburwaye ku gitsina, ntabwo njya ntinya kubuvuga. Igitsina kiragenda kiracikagurika, inyama zinagana, wajya kubona hatutubikanye nk'agaheri nka gutya, hagahita habura. Noneho nivuza muri ivuriro ry'ababikira ribi Kabuga, uburwayi bwanga gukira, ngura imiti muri farumasi, abantu bakantera inkunga ngo ngure nshaka imiti ikamura, ibintu biranga. Ku munota wa nyuma rero nibwo muganga yambwiye ngo ni uburwayi nanduye, ngo nyuma bubyara kanseri. Arambwira ati rero ntabwo uzakira. Kandi koko ntabwo nari gukira. Hari abandi bantu bagiye bamuhamya ko bavuga ko hari abantu bagiye barwara nk'ubwo burwayi narwaye bagahita bapfa batamaze igihe. Njye naburwaye amezi 3, ndibwa amasaha 24 kuri 24. Niba njojoba nambara urupantaro rw'urudabada, ngendera ku kibando. Uburwayi bumbera bwo cyokora, kubera ko nakundaga gusenga. Ngeze ahantu bari gusenga, hamwe umupasiteri umwe arabumubwira ngo Imana imweretse uburwayi ndwaye, arabuvuga ntabumubwiye, aransengera, arambwira ngo Imana irankijije. Cyakora yarasenze aravuga ngo Mana, ngo umugabo akimara gukira ngo mu minsi 5 abakize, ngo ahita atera n'umugore w'inda. Kurumva ko umugore twari twarasubiranye. Niko byagenze mu minsi 5, bwajyaga gucya nkasanga umubiri wateranye iminsi 5 agiye gushira. Narateranye, ariko wenda ibimenyetso bigihari ko nkirwaye, ariko narateranye. Kuko nahise nanone nongera ntera umugore inda, nayo ayibyaramo umwana w'umukobwa. Nyuma yaho rero
kubera n'ubundi ubuzima twari turimo butoroshye. Ubwo umugore nabwo iyo twakugeraga mu buzima bubi nta gaciro yampaga nk'umuntu w'umugabo. Ndibuka ko n'uwo mwana wa gatatu ubwo urumva ko wa kabiri yari yapfuye, ayamubyaye ntari nagiye gushakisha. Ubwo mwari mukiri kuba Kabuga? Twari tukiri Kabuga, ariko noneho hari ahandi hantu twagiye gucumbika, ari umugabo w'umukuru w'umudugudu nawe wari waduhaye inzu yo kubamo y'ubuntu. Noneho rero abiza kubyara ntahari, abyaye ntari nagiye gushakisha, indi mufata ntahari, nta biryo nasize mu rugo. Nuko rero ahita nabwo ncomeka mu bayobozi, aravuga ngo mwicisha inzara, aravuga na wa mwana apfuye ntahari, aravuga ngo n'umwana apfuye niwe watumye apfa. Kubera ko ibi mbivuga ubu ntabwo icyo gihe nabivugaga, nabigiragamo ibanga, nkavuga ntabwo nabivuga n'ubundi tubana. Ubwo rero icyo gihe nabwo abayobozi bashaka kumfungisha nyine, babona nk'umuntu babona udashoboye guhahira ngo umugore nyine umwicisha inzara. Ubwo kubw'amahirwe barandika, ariko bahita banyirukana mu nzu ngo ntazatuma umugore ngo n'umwana, barahanyirukana bamunyirukankana n'uruhinja. Ngo nabwo tuza kugira amahirwe tubona undi muntu aduha inzu y'ubuntu. Noneho rero nibwo umuntu yatangiye kujya, uwakoraga akazi k'izamini mu mujyi wa Kigali, ari n'umuvugabutumwa muri ADPR, atangira kujya ampamagara akambwira ati rero uyu munsi mfite ivugabutumwa, hari igiterane nzajya kwigishamo iminsi 3 cyangwa se icyumweru. Akambwira ati waza ukansigara nko kazi k'izamu, ati noneho njyewe nkajya nkubarira ku munsi naza ayo wakoreye nkayaguha. Tangira kujya nza muri Kigali, nakora nk'icyumweru akambarira 1000, ubwo akampa 7,000, nakora 3 akampa 3. Ubwo nkajya nza kenshi. Ubwo rero nyuma yaho rero umugore nibwo yambwiye ati rero, ati ndabona nanjye nshaka gukizwa, ati byo nari ndimo nkabireka. Atangira gusenga, nyereka ko rwose yahindutse, nta kibazo ibintu yabiretse. Noneho rero nari mfite umugabo wari inshuti yanjye wanyigishije gusenga cyane. Umugabo yari umuvugabutumwa, ari n'umuhanuzi, abantu banamwemera. Nanjye ukuntu yanyigishije gusenga naramwemeraga. Umugabo rero niwe waje nyuma yaho aramwegera, ariko akenshi na kenshi nabonye iyo umuntu agiye kugusenyera aba afite ahantu ahereye, adahereye ku mugabo yahera ku mugore. Kubera ko ibibazo twagiye tugirana kenshi yari abizi, njye mbona ari byo yahereyeho, arangije abyitirira Imana. Kuko nk'ibyo by'ubusambanyi nubwo nakubwiye ko twabipfuye turi Igitarama, naho Kabuga nubwo ho nta bimenyetso bifatika, naho twarabipfaga. Naho twarabipfaga kuko najyaga muri ka kazi nababwiye ko igiseketa akagenda nijoro, akagenda najya ku kazi agahita agenda akaza nka 7 z'ijoro. Nyuma yaho aho twacumbikaga, twakodeshaga, bakavuga bati uyu mugore ko tuvuga ko umugabo yamunaniye, none yagiye mu kazi agahita agenda, bagiye hehe? Nyuma yaho rero nza kujya ku kazi, nsanga bampanze ahantu hari ibisambo, ngira ubwoba, hari mu igaraje y'imodoka kandi hatanubakiye. Nakagahusa nshaka impamvu zidafatika, barakamara nzaza gukoresha. Nageze mu rugo bwije, nagiye ntinda mu mayira nsanga ntabwo ahari. Ariko ubwo rero abancumbikiye bagira ubwo bagira ngo ndarwana, bumva ntabwo ndwanye. Rero izo mvuru zose zagiye zibaho umugabo yari azizi. Nyuma yaho rero niho yahereye aragenda ahanurira umugore, aramubwira ngo Imana yamubwiye ngo uriya ntabwo ari umugabo wawe, ngo Imana ngo izamuha umugore we ngo nawe iguhe umugabo wawe. Ubwo ngubwo birangira amutwaye gutyo. Ariko yamutwaye mu gihe kingana gutugereranyije nko mu mezi ubundi nubwo mva ngo yaramutwaye, ntabwo yamutwaye nyirizina, yamutungiye mu nzu twabagamo. Aho mwabanaga? Narabanje nkajya ngenda wenda mvuye nko gushaka amafaranga inaha, nagerayo abantu bakambwira bati nyamara uriya mugabo yakwinjiriye urugo. Nkumva bidashoboka, nkavuga ni umukozi w'Imana uvugabutumwa, nkumva ko ari ukumuharabika, njye nkumva ko wenda nk'umwana nimba yarwe, nkavuga ntibura yabaga aje kumusengera. Nza kumenya ko hari n'umuyobozi twari duturanye w'isibo wahamufatiye nka 4 ngo aravuga ngo ni mubyara wanjye, ngo babatse nomero ngo bampamagare, baravuga ngo nta nomero ye tugira. Ubwo no kuvuga ngo kuri iki gihe tugezemo muri uku kwezi turimo, uwo mugore bari kubana n'uwo mugabo? Uwo mugore
iyo nzu nyuma yaho naragiye noneho ndabafata nsanga babana mpita mbyereka abantu banyamasengesho twasenganaga. Umugore yajyaga ababwira ko ari njye wamunaniye, mbyereka n'abantu twari duturanye ndabibereka, barangiye baravuga bati rero Imana usenga niyo ikuburanisha izikura ahagaragara. Noneho rero kubera ko inzu ari umuntu wari yarayiduhaye, ngenda bimukira mbasiga mufata imyenda yonyine ndigendera. Umugore aravuga ati abana banjye rero ntabwo nabaguha, atutazashaka undi mugore akandirira nkiriho. Nkimara kuva rero haciye iminsi abantu barabasakuriza bagira ubwoba bwo kuhaguma, bahita n'ubundi basubira hahandi umugore naramukuye ku muyumba bariyo bajya kubana. Bagiye kubana rero umugore nanone arongera aca umugabo inyuma, aterwa n'undi mugabo inda utari uwo mujyanye. Ubwo nuvuga ngo ajya ku muyumba yari afite uyu mwana wawe wa mbere, anafite nawe undi w'umukobwa wa kabiri, wa gatatu, ubwo kuko wa kabiri we yapfuye. Ubwa mbere yagiyeyo afite uwa mbere n'undi wa kabiri ari we wapfuye simushyingure, mugarura rero ubwo nta mwana afite, ahubwo asanga njyewe aje ngo turira n'uwo yari yaransigiye. Nibwo yongeye kubyara undi mwana wa gatatu nanone w'umukobwa wawe ariko wanjye nanone ari we yagendanye n'uwo muhanuzi nanone ahetse. None rero nyuma yaho aza guterwa n'undi mugabo inda, amaze kuyiterwa n'undi mugabo inda arayihakana, na wa muhanuzi baratandukana. Bakimara gutandukana rero nanone ngo arongera ashaka undi mugabo wa gatatu. Nyuma rero yaho nagiye numva ko yaje kubyara. Ubu ngubu ntabwo namenye iyo ari, nabambwiye ko atakiba ku muyumbo, ntabwo nzi yaba, ntabwo ajya mpamagara. Cyokora na wa mwana wa gatatu nawe nyuma yaje gupfa. Yishwe n'iki we? 2020 mu kwezi kwa kabiri mu majyaruguru barampamagaye kuko naramujyanyeyo, barambwira bati umugore wavuze ko aje kudusura mwavuganye. Ndahabwiye ndetse none ko muzi ko tutabana, yaza akambwira, baravuga bati rero atubwiye ko aje. Rero yagezeyo kubera ko ubwo urumva n'uwo muhanuzi ko nakubwiye ko abana n'ubundi yari yarongera arabaguma, n'uriya makuru yari yaramugumanye nanone. Agezeyo ngo agerayo ari nka saa 4 z'ijoro, bahita bampamagara barambwira ngo umwana agezeyo ngo yararwaye, ngo inda yarabaye ibisebe, ngo ari inyama zinagana apfunyitse mu bitambaro, ngo kuko ari gakeya. Yagezeho saa 4 z'ijoro, bampamagara saa 9 z'ijoro ko umwana apfuye. We naramushyinguye, bwakeye njya gutabara, nsanga n'uriya nawe umusatsi wari waracuranye yaragwaye bwacya, uruhu rwarabaye umuhondo. Ngo rero mu rugo nubwo hari ibiryo, ntawe kubera ko bari baranyanze n'ubundi ntibagombaga kumufata, namuzanye yaguma mu rugo ya mbere hita iza. Nabaga mu kabuga ka Nyirutamara rero, nabaga mu etaje mwira mudugudu yo kwa Paul Nshunga etaje mu Kere, ariko nawe yaranyambuye. Nge rero inza irahadukubitira, banga no kumfasha bawundi umukene ngo nta hantu heza. Wari uzanye wa mwana wa mbere wasigaye? Wasigaye. Ubwo nuko rero nari narahenze cyo kora karima k'imboga, nizo zadutungaga, nizo natogosaga. Nk'umuntu yampamagara kuri telefone atevayo unterura amazi, yankubita desa nkahita nkura nk'ubunyobwa nkashyiramo. Nk'iyo umuntu wenda yabaga anyohereje nk'igihumbi nabyenaga insinzi. Tuba mu ubwo buzima rero. Nyuma yaho nibwo umukire inyuma iyo nzu baje kuyikodesha, bayikodesheje mpita mpava, aribwo nahise nzanga mwansanze. Ubu hano urahaba n'uwo mwana umwe? N'uwo mwana umwe uyu nabonye. Ubwo ni ukuvuga ngo ubu buzima ubayemo kugeza na n'ubu uri kwibana wenyine, nta kazi ufite, nuvuga ngo ubayeho we n'umwana gusa mukabishwaho n'Imana? Kubera ko nageze muri Kigali nyuma yaho nyine nkabona akazi kizamu, nyuma yaho nyine corona ije birivanga biranga. Ubu no guhiga bitoroshye kuko nta kazi nakubwira ngo mfite. Umuntu ashobora kumpamagara ati ngwino nk'ikiraka, nagenda nagakora yama nk'igihumbi nkaza tukarya icyo. Cyabura n'icyumweru nkaba nakimara nta kazi ngira. Ubu umwana afite imyaka ingahe? Afite imyaka 8. Ariga? Afite uko yakwiga? Ntago afite uko yakwiga kuko kuva yavuka ntago aratangira ishuri. Ubwo kuba ataratangira ishuri nibyo bijyanye n'ubushobozi? Nta hantu hamake hano hafi yatangira kwiga, cyangwa se wagenda ku buyobozi bakaba bagufasha agatangira ishuri? Byaranze. Nturabigeragezaho? Narabigerageje, byaranze. Ubwo bisaba iki? Ubwo ni ukuvuga ngo ukeneye kuba wabona ahantu wakora se, ukeneye kuba wabona uwo mufasha wundi se, bimeze gute?
umufasha wundi cyangwa warazinutswe uyu mufasha wundi byararangiye afite umugabo we ntabwo mukeneye nta mufasha urumva wabana n'umwana gutyo gusa gusa nyine Imana igihe kigeze izabigenza neza nanjyewe namufashe ari umwana mutoya abantu bavuga ngo nzahita ngo njya mu bagore ngo ntabwo nzamurera ngo mushobore ngo nta mugabo ujya urera umenya kurera nanjye munambaho suko nagiye mbona abagore bashaka ngo tubane mbese bashaka kunshukisha ibintu bavuga ngo nyine ngo bamfasha kumurera ngenda reba ndavuga nti rero bashobora kunshuka uyu munsi ejo tugahita dushwana n'ubundi nkarindagira ndavuga nti ngomba kunamba ku mwana wanjye munambaho ageze imyaka 8 ubwo rero n'ibindi Imana izabikora. Hanyuma umwana yitwa gute? Njyewe nitwa Imana Jean Pierre, umwana yitwa Eva mu gusenga Jean Pierre. Jean Pierre. Muri make wenda ikindi mfite imbaraga nubwo ndi kugenda nkura ngeze imyaka 33 ari njyewe rwose mbonye umugira neza wampa n'akazi nagakora ariko namwe rwose mumfashe gusenga kuko kugira umwana akagera gutya akagera ku imyaka atariga ishuri ryo muri Kigali rirakaze kurishora ntago byoroshye no kwishyura inzu yo muri Kigali nabyo biba bitatworoheye nabyo abari kuri Imana mfasha ngo rero ntago byoroshye ndabyumva. Hanyuma nihe nimero ukoresha ya telefone? MTN 078 5103. Subiramo neza. Ni 078 5103. Hanyuma ubu muri uru rugero ugezemo wumva ko nta kintu cyakunanira kuba wakora icyo ari cyo cyose cyaboneka wakora akazi? Icyo ari cyo cyose cyaboneka nagikora kugira ngo umwana abeho nanjye mbeho mbashe kumugurira umwambaro kandi mbashe no kugumya kubona uko nishyura inzu ako nabona kose gapfa kuba ari akazi. Wari wongera kuciryera uwo mugore wawe uwo mwatanye waguteje ibibazo byose? Nyuma yaho yuko mva gushyingura umwana wa gatatu yarampamagaye ampamagara atwite arampamagara arambwira ngo arambwira ko yampemukiye arambwira ngo nindeke nze tubane ndabyanga. Impamvu nabyanze narebye ubwa mbere ukuntu igihe ajya gukora umwuga w'urayi ukuntu yaje akanyanduza uburwayi umwana agapfa ntambwira ngo njye kumushyingura n'undi nanone akaba ari apfuye rero ndavuga naho kugira ngo n'ubundi aze ko nanone kundushya azanye n'iyo nda ndavuga nanone rero ntabwo namenye ibyo azanye dore ko nicyo yari Imana yarandinze ntabwo twabanaga tutongeye no kwipimisha mpita mbiretse rero agumana n'umugabo bari kumwe dore ko yarashatse n'ubundi naye kumucika ndavuga uko ari gushaka uko yanyanze agashaka undi n'uwo akaba ari gushaka kumwanga ngo yongere ngarukire ndavuga n'ejo n'ubundi niko yana we yumvaga rero ndi muri Kigali wakumva ko nakiza ahari ubwo rero ndabyanga kuva icyo gihe ntabwo ndamuca ibyera nigeze no kumuhamagara mu ibyo bihe nshaka igipande cy'umwana twamukingirizagaho arakinyima. Ubu nuvuga ngo uri papa ukanimama nawe n'umwana wawe niko bimeze. Nakoze cyane. Mwabyiyumviye mwese mudukurikiye kuri Legacy TV nta byinshi nakongeraho n'ubuzima butoroshye uri aho ngaho nicyo tubereho gufasha iyo ufashije urafashwa nawe mu gihe kizaza kandi ni n'umugisha ukomeye cyane uba uturutse no ku Mana. Nimba hari igitekerezo wakunganira kuri uwo mupapa nimba hari ibyo ari byo byose washobora nimero murazibona hasi mukomeze mutwandikire mutugane buri wese simvuze ngo nitwe bufasha mufite ariko nibura nitwe jisho ryakugeraho kugira ngo n'undi akubone abe yagira icyo akora. Mwari mudukurikiye mwese murakoze cyane mwe muri kumwe nanjye Albina nshimira cyane papa kuba watwakiriye wakoze. Namwe murakoze cyane Imana ibampera umugisha kandi muzagaruke. Turawakiriye. Amen. Hanyuma ndashimira na Miguel behind the camera mwese mudukurikiye iyi ni Legacy TV, be all in or be nothing at all.